Reka nongere ngusuhuze kandi nguhe ikaze. Mushimire kuba warahisemo kujya wumvira amakuru agezweho kuri Brando TV Show. Reka rero tugaruke ku makuru ageze hanze nonaha. Ni amakuru yatangajwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri ndetse n'ubugenzuzi bw'ibizamini. Ni amakuru ari kugaruka ku babyeyi ngo bashobora kuba batubahirije ingengabihe yo gusubiza abana ku mashuri. Ni ukuvuga nyine abana biga bacumbikiwe n'ibigo bigaho. Amakuru ari kutugeraho ni uko hari ababyeyi basuzuguye gahunda ya leta yashyizweho nyine y'uko abana biga bacumbikiwe bazatangira kugera ku mashuri ku itariki 3 n'ejo hashize. Ngo ababyeyi batubahirije iyo gahunda yo gusubiza abana ku mashuri ku bigo nyine by'amashuri bigaho bacumbikamo. Bamenyeshejwe n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali ko bateganyirijwe ibihano. Ibyo bihano se biteye gute? Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'ibigo by'amashuri NESA kigaragaza ko ababyeyi ba mbere bagomba gusubiza abana babo ku ishuri bacumbikaho nyine guhera ku itariki 3 Mutarama mu bihe binyuranye kuri site zitandukanye ziherereye mu mujyi wa Kigali. Abanyeshuri bategeraho imodoka abasubira mu bigo bigaho nyine. Hagiye hagaragara umuvuduko watumye bamwe muri bo bagorwa no kubona imodoka zibageza aho biga ku bigo by'amashuri. Ukorera sosiyete ya Virunga Express Rutajobwa Joseph yavuze ko akenshi kugorwa no kubona imodoka kw'aba banyeshuri guterwa no kutubahiriza ingengabihe yo gusubira ku ishuri. Aho yagize ati, imbogamizi ni abanyeshuri batubaha iminsi bahawe. Ni ukuvuga ngo niba amajyepfo yaratanzwe ku itariki runaka abana ntibaze kuri icyo gihe nyine cyatangajwe bakaza ku itariki itari iyabo, bituma habaho ubwinshi bw'abana batabashije kubaha iminsi bagenewe. Ibyo ngibyo nyine bigatuma abana babura uko babona amamodoka abasubiza ku mashuri yabo. Nirenganya Emma Claudine, umuyobozi mu mujyi wa Kigali ushinzwe itumanaho n'uburezi, yatangaje ko bimaze kuba ingeso kuri bamwe no ku babyeyi n'ubundi baba bana ngo batubahiriza ingengabihe yo gusubiza abanyeshuri ku mashuri bikagora ababafasha. Yagize ati, iyo batakurikije ingengabihe twabahaye twebwe nk'umujyi wa Kigali biratugora, ariko na sosiyete zitwara abanyeshuri bikagenda gutyo, kubera ko izi sosiyete ntabwo zemerewe gufatanya abanyeshuri n'abandi bagenzi, kandi abanyeshuri baba bari kugendera ku giciro gisanzwe nta kindi kiyongeraho. Uyu muyobozi akomeza avuga ko ababyeyi bakereza abana babo bataganyirijwe ibihano. Yagize ati, haraza kugenda hashyirwaho ibihano nyine bikubwira ngo wakagombye kuba wazanye umwana ku ngengabihe, cyangwa ukaba uzi ko uri bumwijyanire mu modoka yawe. Abanyeshuri ba nyuma bazasubira mu bigo by'amashuri biga bacumbikaho tariki 6 Mutarama nk'uko bigaragazwa na NESA. Abazabirengaho bazahanwa nyine. Nuko rwose NESA yamaze kubitangaza ifashijwemo n'umujyi wa Kigali. Reka turebe uko bizagenda. Abana se batazasubira ku ishuri ku gihe bakagenda nyuma y'itariki yatangajwe, hazabwirwa n'iki niba impamvu ari umubyeyi? Ariko hano ababyeyi bagiye bavuga ko ngo NESA yirengagije gutekereza yuko rwose hari n'igihe bigorana ko amafaranga y'ishuri abura maze umwana agatinda ayategereje. Reka turebe yuko ababyeyi ibi ngibi ariyo mpamvu yatumye batubahiriza igihe, cyangwa se harabayeho uburangare bw'abana n'ababyeyi. Reka ngushimira cyane ko warahisemo kumvira amakuru agezweho hano kuri Brando TV Show. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe.
Shalom shalom.